Mungu w'amashuri azatangira ku itariki 8. Mfite stress y'abana bane nyumvira nawe. Haleluya! Stress nziza y'umugisha n'uwo mperutse kubyara nawe azatangira ku itariki 8. Mbese hari Imana inyuranye ibihe. Yesu ashimwe. Ubu ngubu ndimo kugura agasakoshi ka kane kugira ngo umwana azagenda agahetse. Muranyumvira Imana inyuranye ibihe. Nimuyimera amashyi akabaho. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Kababwire ukuntu Imana inyuranye ibihe. Turi mu mashini edoti. Ejo imaze icyumweru umwana wanjye w'umukobwa wa kabiri yaramamagaye arambwira ngo pa ndashaka kugusohokana. Afite imyaka 8. Arambwira ati ndashaka kugusohokana, ndashaka kukubwira ibintu bibiri. Ndamubwira ngo ni imikino y'abana. Kuwa kabiri akabinyibutsa, kuwa gatatu akabinyibutsa. Ejo agiye kujya mu gukora arambwira ngo papa ibuka ko uyu munsi ntabwo biri burenge, turi bugende kandi ndashaka wowe wenyine nta wundi mwana uhari na mama wawe adahari. Hari ibintu bibiri nshaka kukubwira. Ariko murumva Imana inyuranye ibihe. Nagiye muwiteguye gusohoka, turasohokana saa 9:30, turagenda twicara ahantu tunywa akantu, hasi turya n'akantu ku mwana wanjye w'umukobwa w'imyaka 8. Ibintu yambwiye n'ibanga, ariko kimwe yambwiye mbese papa kuko mukunda inka yanjye numva umwana aramunze pe. Haleluya! Yo kamera tunahabwa bavuze ibindi ariko mubere Imana amashyi. Aho tutareba Imana itureba, Imana itureba, aho tutareba
nako nagarukanye